Dogiteri yamubwiye ko ewana mu bantu bazabyara ku isi we atarimo. So mbibonye atashe ku kazi namubwira none se ibi ni byande. Twasuye uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi ni muntu ki araje atwibwire hanyuma tuganire. Turakurarikira rero komeza gukurikira ibiganiro byacu ndetse no gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru uko ubyifuza. Reka rero twakire. Banyita Nicole Mahoro kenshi ku ndirimbo kuri YouTube niyo mazina nkoresha, ariko mu buzima busanzwe ndi umumama ndashatse mfite abana 4 banitwa Diane Mahoro n'ubundi. Diane Mahoro cyangwa Nicole. Zose nizanjye. Nicole akavuga Igiswahili, sinasemaga na Kiswahili. Yote nasemaga na Kiganda, nasemaga na Kiingereza ndakivuga, so kane karusho nk'abantu umunyamasengesho ngunda gusenga. Ese Nicole niki gituma ukunda abaririmbyi? Sinzi ndabikunda kuva kera, ko ndibuka kera nkiri mutoya nabaga Gisenyi, naririmbaga muri korale y'abajene kera, ariko kuva kera nkunda music byari birindimo mbikunda, ndabikunda n'ubu niyo mbabaye ni indirimbo ineza, ni music gusa yego, so ndayikunda biri muri ngewe. Ese niko kutazi Kinyarwanda neza uririmba muri kiye kirimo? Byose turirimbira agace gato y'indirimbo mu Kinyarwanda twumve. Yanjye twabonye imbabazi muri Yesu, twabonye imbabazi muri Yesu, amaraso ye niyatweza akadutunganya, amaraso ye niyatweza akadutunganya. Birahagije byo nyine kumira ko amaraso Yesu ari yatweza akadutunganya. Nicole umaze gukora indirimbo zingahe? So far ubu mfite 12. Ni album uzayironshinga ryari? God's time is the best. Igihe cy'Imana nicyo nyamukuru. Nicyo nyamukuru. Abana banjye kabisa dufite groupe yitwa Call for Greatness. Ubu dufite groupe, twakoze groupe ndirimbana n'umukobwa wanjye w'imfura n'umuhungu wa kabiri kagira n'impanga. So tumaze kugira groupe, ubu tumaze gukora video imwe ariyo mashusho, turi no mu nzira gukora ya kabiri kuko namaze kubona ko mfite indirimbo nyinshi avuga kenshi bavuganaga n'ubundi n'abanyamakuru wakoze n'amashusho. Ubwo nanjye navuga kambe focusinze kwanza ku mashusho n'izindi zizaza, ariko bya concert byo ndabizi Imana imfiteho umugambi itemeye vraiment ibazi kuko abandi batanga kuririmba bakiri batoya, ngiye maze kuba mama mfite abana niho byese bigira imbaraga urumva. So nukuvuga ko Imana ari imfiteho umugambi, so icyo kizera Imana yangiriye naye nagikwiriye ikemera ko kukorera Imana ufite abana n'urugo alo nago byoroshe, kandi mu music ngiye maze korana nago babyoroshe kuko gusohora indirimbo alo ni amafaranga, kandi specially at least kuko nigeze kuba mu Bugande y'abahanzi basohoye nk'indirimbo mu Bugande barabasohora amasede bakagurisha ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ahangaha mu Rwanda ni au contraire ntabwo ariko bimeze. So wewe ukora kuko uri kumva hari umuriro uri kwaka muri wowe ugakora indirimbo kuko ushaka gusohora biri muri wowe, amara kubisohora ukavuga at least. So ngenda bishima Imana kuko first of all ntago ngora n'umugabo ukora gusa, kandi nawe Imana imubwishe ko ntunshigikira akama amafaranga kujya muri studio. Hanyuma mama Nicole ndagira ngo uduhereze ubuhamya kuko amakuru kuri muzika bunavuga ko wanayarangije bamariyemo, ahubwo ndagira ngo uduhereze ubuhamya umaze kuba umukristo nibiye bintu wahuye nabyo bikomeye mu buzima kuko yavuga ikintu gitangaza Imana yankoreye. Njewe rero njewe wose kubona hose ndubuhamya. Uri umwana w'umukobwa ujya ureba aririmba hariya, uri umukobwa wanjye twamaze imyaka 7 tutabyara. Ubundi niko ntago nashatse kukuvangira ahantu nahize umuhigo, ahantu hose nzagera ubwa mbere bwo bwa mbere nicyo cya mbere mbanzirizaho. Tubwire. Niko ntashatse nyine kukuvangira. Tubwire rwose dutangire ubuhamya bwanjye byagenze gute. Ubwo rero narakuze nyine nko kuntu umuntu akura ugashaka, amara gushaka ngenda gushaka nziko nk'abandi bose kuyushatse uhita ubyara nyine. Wapi gezeyo ngewe byabaye ibindi nyine
umwaka wa mbere wapi, umwaka wa kabiri wapi, umwaka wa gatatu wapi, wa kane tujya tudesida njye n'umutware wanjye kujya kubwira ute kwa muganga kugira ngo barebe bari ikibazo. Tugiyeyo dogiteri ahita atubwira rero wowe jya ku mudogiteri wawe akurebe, n'umugabo wanjye amwohereza ku ndi mudogiteri. Njye ntashye nazanye risati zanjye bakumubwira ko nta kibazo, it's okay, muzabyara tuburarigiye. Umutware wanjye aze, ariko nashima Imana ko yamaye umutware arasenga kandi kwizera arizera byatari, cyo nacyo ndagishimira Imana. Aje nambwira none siko utazanye ibisubizo, ngo ngo bambwiye ngo nzasubirayo. Okay, turica ntabwo agiye kuzana ibisubizo, singo reka da ngo nzabizana. Okay, ndabyibagirwa nyine. Umwaka urangiye ko ndicara navuga ariko se uyu mugabo yagiye kwa muganga ntibamuha ibisubizo bite, ko nzi ko uyu ugiye kwa muganga baguha ibisubizo. Numva biranje nyahano, numva birambabaje, ndicara ndatekereza mvuga ariko si inzu ni yanjye kandi nicare nshake hose ndebe. Ngiye gushaka mbona nguye ku risati se bamuhaye. Risati bamuhaye dogiteri yamubwiye ko ewana mu bantu bazabyara ku isi we atarimo. So mbibonye atashe ku kazi namubwira none se ibi ni byande. Okay, araza arambwira okay katwicare rero ubu tuganire rero nk'abantu baba Kristo. Arambwira rero icyambere nkubwira icyatumije nabikwereka kuko njye nashatse ndi muto. Imana ngiriye ubuntu pe, ikigeragezo cyo gushaka ngo nsenge nayo masengesho nayo nasenze. Njye nashatse ndi muto. Mu cyambere nabonye nagiye kwa muganga ambwira ko mu bantu batazabyara ku isi njye nago ndimo. Ntekereza kuntu uri mutoya, nabwo se ndaza nkubwire bigenda uti. Navuga rero kambanze mfate intambwe yo kwizera ngewe nsenge. Niyo mpamvu ise mbikwereka kuko nabonye ko biri bukubabaze. Kira of course nk'umuryango nyine twage turicara wambabaje wagize ute. Okay, nk'abakristo nyine uzi nk'abakristo, iyo umukristo uri umukristo washatse atari byibi ngubu umuntu ashaka uyu munsi ejo ngo yabivuyemo yabishingutsemo. Twebwe abakristo iyo washatse iyo umaze kuvuga idu ni mpaka urupfu. Ko turababarirana nyine birarangira. Bahita ambwira rero dogiteri yamaze kumbwira iryo jambo ngo mu bantu bazabyara ku isi ngiye sindimo. Ndamubwira urabesha, ijambo ry'Imana rirambwira ko mu bana b'Imana nta ngumbi zabamo, ngiye nzabyara. Ngo dogiteri aranseka ngo arambwira ngo ariko mana yanjye ngo byo ndiko kubwira abantu utari kubyumva. Ubu nubuhamya ndi gutanga true story, kandi umuntu wese uzagira ati azaza ndebe n'abana banjye bari hariya. Maze ngarambwira ngo byo ndiko kubwira abantu utari kubyumva, ngo kugira umugabo ashobore kubyara ariko kuba afite intanga 2020. Sasa wowe ufite 1,000 kandi mu cyo 1,000 nta n'imitwe gifite. So ntago bishoboka rero mu bantu bazabyara ku isi wowe imva efase mbese muri makeya. So ubwo rero njye nase ngo mfata intambwe yo kwizera pe, yaranabikoze. Uwo umugabo wo kwizera n'ukuri, kuko ibaze ni wa muntu yavaga ku kazi akagura sumbusa z'abana, kuko aho igihe twamaze kuganira twese dupanga amazina y'abana n'abana dushaka kubyara tuyandika tuyashira hariya. Yava ku kazi akazana sumbusa, yagerara muri salo akayahamagara Queen zanira silipa nawe uhari, Eliana zana ikingiki, Elivalete zana ikingiki, we zana ikingiki. Yarangiza kumwicare hariya, iyi ni yawe sumbusa yawe, nawe ni yawe, nawe ni yawe. Yarangiza akazijya, ariko we mu kwizera yarazi ko aribo bari kuzijya. Yagera Queen nibagiwe ikintu cyanjye yari akinzanira, akajya kukizanira ariko azi ko ari umwana ukimuzaniye. Maze ngo umunsi umwe ari gusenga umwuka arambwira ngo ariko iyo umuntu ugiye kwa muganga tukira aho ngaho wowe wabyakiraga gute? Ntibavuga ngo umugabo wanjye yarasaze? Oya, mu gihe we igihe yamaze kumbwira icyamba cyambabaje narababaye nyine kuko atahise ambwira ukuri.
kuko of course iba twari tumaze kubana uko byaye kumera kose ntago nari gusubira inyuma. turavuga aho ngaho ahamagara abana badahari akabita amazina badahari akabagurira amasambusa badahari wowe uri kubirebera gusa ntiwagira agahinda mu mutima uvuga iti mugabo wanjye? Oya, Imana yandemye mu kwizera, njye naramubonaga buri muntu yakoraga ibyo byo kwizera kuko nanjye ku ruhande rwanjye ari byo nakoze kuko ari kwizera kwe, nanjye nibyanjye nakoze byo kwizera uko yahamagara amazina avuga okay iyo yari dosiye n'Imana yarega nanjye nabifitiye yanjye n'Imana yanjye. Ubwo akajya ahamagara Imana iramubwira ngo muri ko si umuntu agiye kwa muganga anywa imiti kangahe, ngama imitwi ariye ashobora kunywa umuti mu gitondo saa sita na nimugoroba, hari undi ushobora kunywa inshuro enye, ngo nawe jya uhamagara amazina rero. Akira alamu muri telefone yaba isa yo kunywa umuti akagenda hariho hose agahamagara amazina y'abana, agahamagara uri umunsi umwe yaragiye yari Kampala muri public toilet, alamu iravuga yo guhamagara amazina, arahamagara uzi ukuntu public toilet abona abantu baba bashaka nabo kwinjira, Queen Elnasan Elfalet Elionai, maze ngo umuntu arazara ngo asohotse mu sa ayoke are you all right, ngo ngiye ngo navuze I don't care, icyangombwa ngewe nafashe umuti, ngiye numva uyu mwuka wari byo yambwiye namaze gufata umuti so tukira aho ngaho nanjye rero igihe twamaze imyaka ibaye 4 nanjye nase mfata kwizera ndagenda ndashopinga ibintu by'umwana byose, ngura imyenda ngura ibigoma ngura ibiki byose bishyira mu nzu, ntabwo byari byoroshe. Buri kwezi kwaza uzi ko ufite hope kuri bugire ngo noneho ryaciyemo none ukabona wapi, ukakubita amaso ku ivarizi y'imyenda hariya akavuga ko ntabwo ndi bucike intege. Ewan naguze imyenda yose kabisa nshira hariya, ariko muri gihe nkanya nibwira Mana cyo nzi cyo ntabwo nzava muri iyi si y'abazima, nari nitwe mu mama, icyo byari kizere kabisa mu mutima wanjye kitanyeganyega na gatoya. Ewa ndabigenderaho umwaka wa mbere ibaze gutuga imyenda iyo myaka yose mu nzu uyibona, ntabwo biba byoroshe, ni ukuri ntabwo biba byoroshe. Hagera handi numva nono nacitse intege w'ibyiringiro bikaba birazamutse, nawe hahandi aba ari down nanjye nicyo cyiza yo mushakanye mwese muri abakristo. Niyo mpamvu pe abashumba bajye bigisha abantu ngo mushakanye abantu basengera hamwe cyangwa abantu bahuje kwizera, ni byiza kuko iyo muri mu rugendo murafashanya. Iyo umwe ibyiringiro byamanutse undi aramuzamura, undi kwizera ko bakukinye undi akamufasha. Hanyuma ahashize imyaka ingahe kugira ngo mubyare? 7 byuzuye neza ngo narizeye kabisa kuko numvaga nashidikanya mu mutima wanjye ko ntazava muri iyi si, nari nitwe mu mama, nari mfite ko kwizera sinzi no kuntu Imana yabizanye pe, numvaga muri ngewe pe, kuko ndibuka mu rusengero hari abantu bazaga bagashaka bakabyara bagashaka nyuma nge bakabyara. Ndikuka umama umwe yashatse amaze gukora mariage, ndikuka twaramushigikiye, ndikuka twaramushigikiye cyane cyane n'umuryango wanjye, amaze gukora mariage inyuma y'amezi 6 yari yatwite indivamo, indi maze kuvamo amara undi mwaka, ariko buri munsi yarazaga iwanjye tugiye gusenga tugiriya, nambwe ngewe ndatuje muri ngewe nzava mu isi maze kubyara abana, nago ngiye byo kuzerera ngo ndabizi kujya gusenga mu misozi byo nkura musozi wa Kampala niwe yashaka ngo tujye, nambwe kujya gusenga yego najya gusenga, ariko nago ngiye gusenga kuri ndi gushaka ndabizi muri ngiye kwizera muri ngewe kurimo kudashidikanya. Gura imyenda maze kugura imyenda nshira aho ngaho kabisa, na nduzuza pe, nuko ndakomeza ndizera rero ndizera mpaka imyaka 7 irashira twabyiye mu 8. Ubonye n'abari bazi kutabyabye byose muri iyo myaka rero bavuga turana naka ntabyara muri societe, abantu babyakiye bite wowe yakiyuti? Allo hari igihe Imana yemera ko n'abantu bagucisha mu amaso uzi kunzubije yo wana Mana ya Isiraheli we icyubahiro ni cyawe. Ndikwibuka muri iyo myaka nyine tukiri muri iyo myaka kaduturanye hafi ya church, wari president wa korali iyo nariribagamo, yarazaga icyo gihe niho ibi Nigeria byari bitangiye kuba byinshi, ayo mafilime y'ibi Nigeria
akaza akampamagara, Diana how are you, nambwira ni byiza, amakuru ni meza. Uyu munsi wajezeho buri sayine bashyiragaho i Nigeria, uyu munsi wajezeho iki Nigeria, nambwira oya nari ngiri gukora amasuku ndaza kugishyiraho. Ngo shyiraho di urebe perezida wa shiptimu nashyiraho ngasanga kiri kuvuga kuntu mbese abamama batabyara, kuntu umugabo ari kumwirukana, kuntu umugabo ari kubwira akabigeza ibibazo umuntu wa shiptimu ubwo ngo ari we at least ampa kwihanganisha, ariko akaza kunyereka ngo kandi rero icyasetsaga bavugaga ko ari ngewe umugomba nyine ngo Diana nawe nibyo bazagukora, nawe bazaguterera hanze, wowe uraza gusa ukagira ibiryo bya Beni gutyo gusa. Mana yanjye we, Imana ni nziza, ni Imana niyo kwizera. Nukuri ndashima Imana. Ubwo rero nsubiye inyuma gatoya, igihe uriya muganga amaze kumubwira ngo wowe mu bantu bazabyara ku isi wowe ntabwo urimo, ngo ariko ngo hari ibinini bine kangerageze nguhe basi upfe kujya kugerageza, ngo ariko twikurikije ku bipimo turebye mu bazabyara we ntabwo uzabyara. Arabimuhereza. Iyo rero yageze mu rugo ngo anywaho kimwe, kuko ntabwo yabinyeretse, yaje kubimbwira nyuma. Ewana cyari kimwishe. Okay, ngo aravuga kubera umwana kangomeze nihangane basi anywa ikindi. Ewana biramunanira arabireka. Abiretse aho ngaho niho yafashe umwanzuro, niho wa muti waziyo gufata iki wo kujya hamagara amazina. Ariko kuko mama wanjye numutampera mbese n'abagorozi, nk'umubyeyi nawe yarazaga agashakisha nyine, ndikwibuka baraje bakatubwira ngo dufate uburo ukabushira mu mazi ukabushira muri frigo, bwamara kumera ukabujyana ya mizi, mbese ni ibintu biba biri compliqué. Nukuri twebwe ntabwo twatanga ubuhamya kwa kundi abantu batanga ubuhamya ngo twagiye kwa Dr. Kanaka, nukuri twebwe n'ibyo niyo nuza irahari ivuga ko atazabyara, ngiye mu rupapuro n'ubu ngubu nabibona. Nukuri twebwe nta kintu, icyo nzi cyo bamuhaye ibinini bine byaramunaniye. Mama wanjye nawe aragenda aragerageza ngo azane ibintu by'abagorozi, sinzi bya bintu biri naco ewa ntabwo byari bishobotse. Icyo nzi cyo ewa ni amasengesho. Ku mwaka wa 8 ubona urasamye. Ewa ndikuka ndaho ngaho tumva ngo nagwa infection. Njya kwa muganga, docteur arambwira ngo tupime na pregnant. Arabwira reka doctor, kuko nari narapimye utwo tuntu twose nge nari kujya muri pharmacy nkagura, nk'aba mama bari kumva ubuhamya barabizi bari kubyumva nyine, naratuguraga utwo tuteste nkagera ngene nkiteste, arambwira nta mfite ngewe ntago nwite kabisa nubiri kugiyo banza ari infection, basi kuko nzana infection nge nayikuye he kweli, tujya impaka nawe tujya impaka. Mwebwe bamushaka amafaranga pima. Amaze gupima ngo yari umuganda ngo sinakugambye ngo uri urubuto, arambwira reka ntukajyobesha, ngeze urubuto ruvuye he. Okay, nifite kwizera ariko nka kwa kundi abasere bavuze ngo Imana biba ni nk'inzozi nyine. Reka ajya kunyereka ewa nukuri mbona ndatwe nawe urabyumva nyine. Inyuma y'imyaka 7 mu wa 8, ariko umwaka wa 7 hari ahantu nimukiye, maze kuhimukira yari ku Easter, ndagenda ndakora, nibwo buzi bwa mbere mu buzima. Ku Easter ntabwo nagiye gusenga, ndagenda ndakoropa inzu, maze gukoropa inzu icyo gihe umugabo yarakoreraga hanze ndi ngenyine, kuko hano nandi abajura bamaze kunyinjira, ndavuga okay ngende nkoropa inzu nimuke kuko ndarambiwe nyine. Ngiye gukoropa ahantu nari ngiye kwimukira, sanga bajugunya akabebe muri ari hano hari nka centrale aho hanze, ariko nizatsi z'amazu z'abakera zirafunga zifite ikibato. Najye kumena amazi kuko ubundi nikundira music, ikintu nimukanye gusa radio ndi kumva music, navuga se umwana ari kurira muri music niko nyumva buri munsi, ko ngiye gusohora nsanga bataye umwana ndamutoragura, maze kumutoragura mfata ya myenda yose nari naraguriye yo nari mfitemo kwizera nizereyemo, ndayifata yote ya myenda yose nyereza wa mubebe natoraguye, sigaho imyenda nkingahe nashatsemo, harimo kanzwe ngo I love my daddy, nafashemo duke indi yose gishakoshi cyose ndayijyana ku bitaro nyereza uriya mwana, maze kuyimuheza ari ngo mu kwa 7. Umwana waramutoraguye mujyana kwa muganga, mbese karaga premature tukadutanya hafi n'ibitaro, nk'abantu babaye Entebbe hari ibitaro baho hafi, turi hafatanye n'uyaho ngaho. Ngero nimbaza umukecuru, wa mukecuru mufite akabebe nkamwa ngo nakabebe karanga hana abaturanye, nuko ndikumva akabebezi ngo nako
najya mu nzu kabebe karira nasohoka kagacicika. waje kugasanga he? Naje kugasanga bagataye muri santarari. Wabonye nyirako? Oya na nubu waragafashe ukajyana kwa muganga? nagafashe nkajyana kwa muganga, maze ukajyana kwa muganga na polisi iraza nkurikirana na dosiye kugira ngo kwa muganga baramurera. Ewa namukije n'inshuro nkenye kuko nasubira namugeneraga amata mugemurira ngasanga abanganga bashaka kumwica bashize muri incubator bagashiramo umuriro mwinshi. Nagakije inshuro 3. uwo mwana yaje kubona umubyeyi we? Na nubu ntabwo yaramubona, ahubwo nahise nza mu Rwanda gusura ababyeyi. Uramuzana? Oya subiyeyo kuko yakaraga premature. Usubiyeyo usanga ameze ati? Nsanga umuzungu yaramuadoptiza ariko na nubu ni ngiye mama we, aziko ni ngiye mama we. Hanyuma rero wowe umaze gutwita ubona warasamye, warayagendaga muri quartier abantu bakavuga ngo Diane aratwite, wowe wabyakiraga uti? Ntibavugaga uti reka babibone Imana yabikoze? Always mbese igihe cyose icyo ari nigeze kubibwirizaho abantu bagenda kuri season. Abantu bameze nka kamiliyoni barahinduka. Y'uyu munsi umeze neza bakuvuga neza, wahinduka ukamera nabi bakuvuga nabi. Abantu bagendera kuri season. Baba nibazaga bakambwira ngo ngiye ngo ndi kugira ibiryo bya Beni gusa. Imana ikora ibintu ikikora mu gihe cyabyo. Nibo bagarutse bati twaragusengeye. Warasesenga ngubwira. Icyo gihe bebe yaje kuza, ewana tumeze neza. Amafaranga atari kibazo kabisa. Icyo gihe nari matangiye kwitwara, nifite imodoka yanjye, umugabo afitiye, mbese ubuzima bwarahindutse nyine. Babandi baraza ngo yeye ngo karakagore gafite ubwenge kweli. Ngo sikunianze kubyarira umugabo, yategereza agategeza amafaranga aje akabura kubyara. Urukumva? Abantu rero icyo rabaje kubona abantu bagendera kuri season. Iyo season ari yizuba nyine bavuga iby'izuba. Season yaba ari imvura bakavuga iby'imvura. Hanyuma wowe ku giti cyawe ushima Imana uravuga uti ndabyaye. Wahise wumva ko ari imiti y'umugabo yakoze cyangwa se wumva ko ari igitangaza cy'Imana cyabaye? Ni Imana. None si wowe nyirurabireba kabisa baravuze ngo turebeye ku physique ibyo mwisi nyine nangiye kuko igihe nabonye ya lettre mbese ya report ntago nayisomye ngo ngiye mbyumve, nahise ngenda ku mudoktere wundi ndagenda mbwira rero ibintu ntago ndi kubisobanukirwa wowe binsobanurira. None se ikibazo nibaza, wowe umaze kubona utwite ugiye kubyara wahise uvuga uti ni ukwizera ko umugabo wanjye gukoze cyangwa se ni hari izindi mbaraga wumva zishobora kuba zarabayeho? Oya aho cyo navuga aho ngaho navuze ko ni ukwizera. Hanyuma se nawe wemeraga cyangwa se wumvaga ko byanga byakunda uzabyara cyane ukabigenderamo ukabyizera cyane pe? Sinakubwiye ko nyuma ko hari umama wazaga ngo tugiye gushaka abantu badusengere, tugiye gushaka abakinye ambwira ngewe cyo nize ijambo ry'Imana ko Imana yarabikubwiye se kuzabyara cyangwa se wowe ushyizemo kwizera kuzabyara? Narabyishizemo. Uzi ko Uganda nagwameze nganga ngo arabahanuzi abantu babahanuzi benshi araza guhanurira ntago bibayo cyane ni gake. So ngiye sinzi ko kwizera ho kwavuye, ngiye nabyishizemo nabyumva nta nubwo no kubyishiramo nabyumvagamo. Ngiye numvaga ko ntazava muri iyi si nari nitwe mama, nicyo numvaga, nicyo jambo numvaga muri ngewe. Bivuga ngo ni ukwizera kwambaye ibitekerezo by'uko byanga byakunda bizakora. Niko niyumvaga kabisa. Hanyuma umwana aravuka, wamwisende? Wana byaratugoye gushaka izina cyane ariko hari amazina ni mwahamagaraga? Hari amazina mwajyaga muhamagara? Hari amazina twahamagaraga. Ntabwo mwafashe muri mwe ngo muri muhereze? Ruka. Igihe twamaze gutwita rero kuko nari mfite hari Bible ya kera, za kera ni Bible akaba nk'ipapuro 5 nyuma ziba zifite amazina y'Ikiheburayo n'ubusobanuro. Mbere icyo gihe twahamagara amazina nashakaga kumwita Esther. Amaze kuvuga mwita Ethna. Bisobanura gift, cadeau, ivuye ku Mana. Ubu umwana wawe w'imfura arahaje? Koko cyane arahari. Yavutse igihe yavuze 2000 cyane. Yavukanye ibiro bingahe? Yavukanye ibiro 4 nk'iby'abandi bana bose. Habwo ngiye naramubwira mama ko mbyaye igisimba kuko nabonaga ari kinini gifite ibyoya. Hanyuma umwana mu mikurire y'umwana wawe kugira ngo uzumukurikize n'undi ubona hari ikintu kidasanzwe kigaragara aho gukora kw'Imana kuri uwo mwana wawe waje igihe kirekire mu mutegereje? Icyambere kimubaho kuva igihe yavukiye
akunda guseka akiri n'akabe kwa kundi bebe afungura amaso gutya icya mbere akoraga ni uguseka ntabwo yigeze adutesha umutwe ngo umwana yigwaye yagize ute wapi afite igikundiro kidasanzwe pe iba warumvishe na ya video numvishe kunaririmba. Hanyuma rero ni ubuhe butumwa wenda ushobora kuza kubuvuga uri kurebamo hariya kugira ngo abagukurikire bakubone ku bantu bategereje kuzabyara, hanyuma no ku bantu bavuga bati kubyara ntago bibaho barabeshya ntabwo wategereza imyaka uzabyare rwose ubabwiye? Umva njye cyo nababwira njye nyine mpagaze ahangaha imbere yabo ni ukuri pe, Imana niyo kwizerwa, Imana ntabwo ikoze isoni mfa kuba gusa we wizeye ijambo ryayo, kuko iki nigeze no kukivugaho. Imana ntuyifata ibingana n'aka kamikoro izagukura nk'aka kamikoro, ariko Imana ntuyizera n'umutima wawe yose ukayizera. Kandi icyo namaze kubona yo wazamuye kwizera niho naho Satani nawe akunyeganyeza cyane, kuko kwa kundi ukomeza kwizera nawe aranyeganyeza cyane. Ariko umuntu wese ufite ko akeneye kuzabona umwana ku isi cyangwa umama hariya ukeneye utegereje, ndabizi hano hari benshi bategereje, ntucike intege. Igihe cy'Imana nicyo gihe cyiza. God's time is the best. Kandi Imana ntabwo ikererwa, ntabwo izinduka, umva izira mu gihe cyayo. Ntabwo ushobora kuzangwiraza umunota umwe mbere cyangwa umunota umwe inyuma. Oya, izira in time. Cyagiye kigeze. Igihe cy'Imana kigeze irakora. Twebwe Imana dukore Mana yanjye nta miti twagiye, ntago twakoze ngo ibyo bavuga ngo bagende bagutere ibyo bari gukora iki gihe ngo ugatangaza miro. Twebwe nta kintu pe, ni Imana yonyine yaremye ijuru niyo yabikoze, nta yindi. Kandi Imana ntabwo ikoze isoni, naho ngaho yagiye inyuma itwongeza n'impanga.